Ndabasuhuje mwese abakunzi b'ibiganiro byacu. Mbasaba kwegera hino tukaganira nk'abavura indwara ya diyabete iyo bita igisukari. Abantu benshi barwara indwara ya diyabete ntibabimenye, bakazabimenya bararembye bitewe no kutita ku bimenyetso byayo. Abantu benshi babona ibimenyetso bakabimarana n'iminsi, ariko kuko yumva nta hantu ari kubabara, kuko yumva nta ngorane z'ubuzima cyane aragira, akumva ko byoroshye, akumva ko gukomeza kubikurikirana, kandi mu by'ukuri nta kindi kintu ari gukora kimufasha. Uyu munsi rero nje kubaganiriza ku byo kurya 5 wakwifashisha ugabanya isukari mu maraso cyangwa se uyigenzura. Reka mbanze mbabwire ku bimenyetso simusiga, kuko hari ibimenyetso simusiga bizakwereka ko urwaye diyabete, bizakwereka ko watangiye kurwara. Ibi bimenyetso nubyitaho ntakubeshye uzatangira wite no ku mirire yawe, diyabete igabanuke. Ariko nutangira kubifata nk'ibisanzwe, wakumva uri kwihagarika inshuro nyinshi utireka ibi ni ibisanzwe nuko nanyweye cyane, menya ko nuko kunywa cyane nacyo ari ikindi kibazo nyine. Kuki wanyweye cyane kandi umuntu agomba kunywa mu rugero? Kuki nyine uri kumva ushaka kunywa cyane? Nacyo ni ikindi kibazo. Ibyo rero numara kubimenya ukamara gusobanukirwa, ndakubwiza ukuri uzajya wumva ikimenyetso uhita uza kwa muganga uze kureba ari ibiki. Ni muganga Theophile muri kuganira uyu munsi mu kiganiro cyacu cyiza cyane, aho turi gusobanura ku bimenyetso bya diyabete, aho turi gusobanura ku byo kurya wakwifashisha kugira ngo ugenzure isukari mu maraso. Ikimenyetso cya mbere uzabona ukagiramo ubwoba ni ukwihagarika kenshi. Niba wihagarika kenshi cyane cyane mu ijoro, menya ko ufite ikibazo gikomeye, menya ko diyabete yatangiye kuza mu mubiri wawe. Bibaye byiza rero nyarukira kwa muganga hakiri kare bagufashe. Ikimenyetso cya kabiri ni inyota ikabije. Ukaba ntiwari usanzwe ugira inyota, wanywaga bisanzwe nta kibazo, ariko none ukagira inyota ikabije, hamwe wumvana nijoro wabyuka ukajya kunywa. Iki rero ni ikimenyetso mpuruza kizakubwira ko isukari mu maraso yawe yatangiye kuzamuka, ugiye kurwara diyabete. Ikimenyetso cya gatatu ni inzara idasanzwe. Umuntu agatangira kurya cyane kandi waryaga mu rugero, ukumva wagumye ukarya nturi guhaga, ibyo ni ibibazo. Ugatangira kurya ibiryo byinshi birenze ibyo wajya kurya. Nyamuneka, icyo ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo kigaragaza ko umubiri wawe ufite ikibazo cy'isukari mu maraso iri kuzamuka. Ikimenyetso cya kane ni umunaniro, cyangwa se kumva ufite umunaniro ukabije. Nta kintu wakoze, uriwe wicaye cyangwa se wakoze utuntu tworoheje, ariko ukumva umubiri urananiwe cyane. Nyamuneka, wibikerensa, wikumva ko ari ibintu bisanzwe, jya kwa muganga. Ikimenyetso cya gatanu ni ukunanuka. Hamwe ushobora nawe kubyibonaho ko watakaje ibiro, ariko ugakomeza ukikomeza, ni ibisanzwe, wenda amaze iminsi ntarya neza, wibitekerezaho ujya kwa muganga. Ikindi kimenyetso nakubwira ni ukutabona neza. Hahandi ushobora kujya kumva ukumva mu maso yawe harimo ibikezi, ntabwo uri kureba, ukumva mu maso yawe harahumye by'akanya gatoya. Ibyo bintu ni bibi cyane, ni ikimenyetso cy'uko isukari yatangiye kuba nyinshi mu maraso. Ikindi kimenyetso gikomeye ni ukugira ibikomere bidakira. Hamwe ukomereka igisebe kikanga gukira, ukanywa imiti, ukagira gute, ariko igisebe ukabona ntigikira. Ubundi mu busanzwe igisebe kidakabije ku muntu muzima urya neza, ufite ubuzima bwiza, kiba kigomba kwikiza. Niba rero igisebe kitikiza, niba igisebe kiri gukomeza kwangirika, menya ko ufite ikibazo gikomeye cy'isukari nyinshi mu maraso. Ikimenyetso cya 8 ni ukwandura cyane. Hahandi uzajya kumva indwara z'uruhu zakwatatse, hahandi uzajya kumva
indwara zo mu myanya y'ibanga, buri munsi amayesite, buri munsi UTI. Ibyo bibazo rero uhora ugira byo kwataka n'indwara cyane, nuko abasirikare bawe batangiye kugabanuka, nuko iminite yawe yatangiye kuba nkeya, nuko isukari mu maraso yawe yatangiye kuzamuka, warwaye diyabete. Kandi uko umuntu arwara izo ndwara niko umubiri we ugenda nyine unanirwa no kwita ku bindi wakitayeho. Ikimenyetso cya 9 ni ukubabara cyangwa se kubyimba amaguru. Ni ukuvuga ngo umuntu wagize isukari nyinshi mu maraso aba ashobora kugira amayedeme, akabyimba amaguru ku buryo ukandamo gutya hakazamo n'umwobo. Niba wabyimbye amaguru yabyimbaganye ku buryo ukanda hakazamo umwobo, tangira wumve ko ari ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko warwaye diyabete. Igihe rero wibonyeho bimwe muri ibi bimenyetso, igihe wumva hari kimwe muri ibi bimenyetso ubonye cyangwa se 2 cyangwa 3, nyamuneka jya kwisuzumisha witinda. Iyi ni indwara mbi cyane ishobora kukwica mu kanya nko guhumbya. Ntangira rero natangiye mbabwiye ko ndi bubabwire ibiribwa 5 ushobora kwifashisha bikagufasha kugabanya iyo sukari cyangwa se bikagufasha kuringaniza isukari mu mubiri. Ikiribwa cya mbere rero ni imboga rwatsi. Imboga rwatsi zimwe mubona abana kenshi kurya zibagora, ariko buriya abana nimba zibagora gerageza uzisye barazirya. Abantu bakuru mwebwe mugomba kuzirya kuko nta kibagoye kirimo. Mu mboga rwatsi rero nka dodo, isombe, epinari, zino mboga zifite fibre nyinshi cyane kandi zifasha kugabanya kuzamuka kw'isukari. Uko uzirya kenshi rero uri kwirinda, uri kwikingira kurwara umuvuduko, kurwara indwara ya diyabete. Ikindi kandi nimba unayirwaye uri kuyigabanya, uri kugabanya ya sukari nyinshi mu maraso. Ikiribwa cya 2 ni kokombure. Nkuko mpora mbibabwira, kokombure irimo amazi menshi, ifasha kunoza imikorere y'umubiri, harimo no kugabanya isukari mu maraso. Ikiribwa cya 3 ni avoka. Ikiribwa cyiza cyane gikungahaye ku mavuta meza cyane, gifasha kugabanya isukari no kurinda umutima. Ikiribwa cya 4 ni imbuto izo arizo zose, ariko ukazirya nazo mu rugero. Mu mbuto hadusangamo fibre nyinshi na proteine nyinshi. Ibi byombi bifasha kugabanya inzara n'isukari mu maraso. Ikiribwa cya 5 ni ibijumba. Bimwe abantu mutinya kurya, bimwe abantu mudakunda, mushake mubikunde kuko ni byiza ibijumba. Ibijumba biruta n'ibirayi, bifite akamaro gakomeye cyane mu buryo bwo kuringaniza isukari, mu buryo bwo kugabanya isukari mu maraso kuruta ibirayi. Impamvu nuko mu bijumba nubwo bibamo isukari, ariko ibijumba bifite fibre nyinshi kandi ntago bizamura isukari vuba. Hari ibiribwa urya isukari igahita izamuka yihuse, hakaba n'ibindi bitinda kugira ngo isukari izazamuke. Nshuti zacu rero nkuko twabibabwiye, ni iki kiganiro twari twabateguriye kivuga ku bimenyetso bya diyabete no ku biribwa byiza wakwifashisha bikagufasha kugabanya isukari mu maraso, bikagufasha kwikingira no kukurinda kuba warwara diyabete. Mukomeze mubane natwe rero, mukomeze mwige, mwibuka gukora subscribe, mwibuka ko twandikira muri comment, kandi mwumve ko tubakunda, ari nayo mpamvu tuza hano kubahereza inama zivuga ku buzima.